abicumu ryasize bahuza n'ababahize karabu nyinshi zakozwe n'iterambere zakoze ubumwe wacu twarazwe na jenoside twarozwe nyuma y'ishyamba narya amazi bari bazi ko Rwanda uzimye burundu mukwiye impundu ntwarane mwibutse iteka ibyirya sano muri cyomoro cy'amateka ndamutsa y'igihango mwarinze igihango nyijabo ndi umunyarwanda nanzitse no mu gucutsa ndi umunyarwanda gusa je nikumburiye iwacu haba gicunda badacubanganya ibicu iwacu hahoze icukiro n'igicaniro kitahava muri iki cukiro niho bibi wacunagujwe nabo kujije gusa wakijwe n'abaruvutse cya gicaniro cyari gicitse twaje bihanitse uya amacakubiri yaracutse ubwo n'ubwiyunge nibyo twonsa niboye rero Rwanda ubu warazutse twemenye igicaniro cyakangutse ndakwibuka kagara mu kigarama ibigarama kivumbi ibigando ve bibigwari ntiwakurekeye kurya waruri Kicukiro cuzwe inzuri Nyanza uburiri bagiza mu misozi ndibuka wari ubukeye bw'urya munsi tariki 11 mata isi yose isi itaba amaraso hose boshye inzuzi gutemba amarira mu maso wabuze wihishira abana urwagashinyaguro rubajyana umugoroba minwari bahakana nyamara twari tumaze kwizera abari batoyaga tukikinira tukazenguruka tukazerera ko twabonaga sahwabera bakurindaga bikakubera Petre Spadi na Jean Paul tisaho batwiheraga n'amapera gusa bari bakunda batubyara bahoranaga gahinda kabatutsi batikirijwe ahandi badafite iminwari yo kubarinda twuke mwizeye kurokoka bukanga ubuzima bukabacika ahubwo minwari bakora imbwa babiberana bya burende bahabaye ibigwari sinshi impande badushuka igaburo baraduhinda mu masare baraturunda ibitwaro byabo ariko batunda aya masasi tambona bagenda Reka twongere kubahereza ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi bitandukanye tubagezaho iki kiganiro bitewe na YouTube channel ushobora kugikurikiranaho tunabonaho kwihanganisha abanyarwanda muri rusange mu bw'ibihe turimo byo kwibuka abacu bazize jenoside mu mwaka w'1994 jenoside yakorewe abatutsi uyu munsi twebwe turi urubyiruko benshi muri twebwe turabyumva tukanabibona mu mashusho ariko nekeza yuko nanone dufite amahirwe yo gusoroma imbuto nziza kubahagaritse jenoside kugira ngo tube igisubizo kizana amahoro arambye ahantu turi ni kuri Hotel Tech turakwibutsa yuko uramutse ufite ibirori bitandukanye ushaka gukora ushobora kuza kwakorera ibirori bya graduation party ushobora kuza hano bakakorera ibirori ufite inama ndetse tunakwibutsa yuko hari na massage sauna and massage itandukanye n'izindi wigeze kugira cyangwa se wigeze kujyamo cyangwa se aho ujye ukorera sauna massage ahangaha hari umwihariko w'amawumbezi ni mu mujyi wa Kigali ariko na ahantu hake mu mujyi wa Kigali ubona ari amawumbezi imbere yacu hari umusore tuje twamusanga tuguha ikaze kuri platform zacu okay izo ntoki ebyiri se nizo zonyine ubonye nizo zamuye zisimbukuru ngo zashanutse aha tugusanze hano kuri Hotel Tech n'ubwa mbere uhasoke niho zimwe muri services zaho nziza uhazi ni nkizi zimwe muri services zaho nziza nuko nziko iba Kabeza mu murenge wa Kanombe ubwo umuntu kwashyika munsi gato y'isoko umuhanda bahora bita mushyashya uhora ari mushyashya nkeka ko ubwo bushyashya ariko ari ubwa Hotel Tech maybe bahavanye hano rero impamvu mvuze ngo ndahahora nuko ntuye inaha ikizo cyabyo
nyirayo turitirana yitwa ako ntago rambaza izina ryanjye ubwo ngo by the way twagira ngo twumve buryo ki udusanyije ku makuru ya Hotel Tech nkuko twagusanze kandi nibyo tubibutsa yuko bafite na service ya outside catering uramutse ushaka yuko bakuzana amafunguro wagize inama cyangwa se ubukwe bakugezaho amafunguro ateguye mu buryo bwiza bwa kinyarwanda mu buryo bwiza nta mavuta kandi biryoshye mu buryo bwiza ya mafunguro ushobora kurya ugahaguruka ugisonje ujye ufite inzara mu gihe abandi barya bikakumaramo iminsi n'iminsi. So imbere yacu reka twongere tuvuge tuti tugwaye ikaze mu buryo bw'ikiganiro noneho rero kugira ngo twinjire mu kiganiro hanyuma noneho nagure buze uzamura intoki ahubwo urazi wibwira abadukurikiranya amazina. Amazina yanjye ni Ndahiro Yves. Ndahiro Yves. Yego. Ubwo nyiri hotel akaba yitwa Yves cyangwa Ndahiro? Yitwa Ndahiro. Ikindi cyiza cya hano nuko nyiraho noneho niwe museriveri mukuru. Niwe museriveri mukuru? Nago nabihakana. Reka naramushimire. Discipline nyinshi cyane. Reka mushimire cyane tuza hano tuje kuganira nawe kugira ngo tukore hano ibiganiro. Twakiriye neza nkaho dusanzwe tuziranyira twishimira numvishe binyuze ni umusaza wiyubashye kandi w'inyangamugayo. Niko ahora. By the way turi mu itariki ya 8 y'ukwa 4 mwaka 2022 ni ku nshuro ya 28 twibuka abacu twabuze mu mwaka w'1994 sibyo? Hari igisigo maze gushyira hanze ejo ndi washyize hanze twagira ngo tuse nka hari cyo tuza kugenda ariko nanone nk'urubyiruko tuganira hamwe muri ibi bihe byatambutse mu bihe byatambutse ibihe turimo turi urubyiruko rukwiye kwitwara gute rukwiye kwera izihe mbuto nibyo bintu turi buze kureberamo ngo turimo turanyuramo mu ncamake ari buze kudukurikirana hanyuma ariko nanone umugenyamo cyangwa se ikiganiro kiraza kwibanda cyane cyane igisigo umaze ejo bundi washyize hanze hanyuma hari ukuntu abasizi bajya binjira mu kiganiro nawe niko winjira cyangwa ufite umwihariko? Abo binjira ntago nzi uburyo binjira ariko ubundi menyereye ko abasizi duseruka. Iyo mvugo ni yanjye mwitangaza mu kubitana inkobe ndiruhamya mu bihumba ku mukondi ingamba zose nkasa n'icyaha mbonye wangu iwacu. Ndirutane ngwizwe zuru Rwanda wenegeka yunzura ndintimbirira ku cyusa ndikizuzo cy'urukundo yo nduvunyo ryo mu mpunda barwanga bacaho bakangara. Ndiruhuga ndirushigita ndintwari nahigwa na 5 n'icumi ndumuzira gunga ku rugamba z'imishimituka aho guhunga nari gutiza agapfusha yarayibyara. Nagize ngo kuvuga Indangamirwa Ndahiro n'indahigwa mu ruhano rw'igicumbi cy'umuco Wanda. Ndahiro gakuba kabazirasaba rwabanda rwakavubi karushenye rwa rutego. Ayo mazina ariko wayumvise uburyo akurikira? Nari mfite ubwoba ahubwo. Ntago ari ubwoba ni igihunga. Vuze mu kanya ngo ndagapfusha nkajya ngugiye kuzanamo rukara njya numva. Aya rukara ntago muzi ariko yaraye ibyaye bipfushije nsiko nawe wayinkeka ko wayikurikira. Ndamutse mpfushije yaraye ibyaye sinzi ko ntayikurikira. Oya ahubwo ni kanapfi. Gupfusha iyabyaye ubwo urabyumva? Ahubwo urabyumva? Simvuze nabi naho napfusha umutabo. Ntabwo wavuga nabi ndakuzi. Ariko iyabyaye ikaguma bizongera ikabyara. Yves. Karame. Bayira reka twinjire mu kiganiro urakaba byiza unyise Ndahiro cyangwa kayita Cyamatare. Ngiye guhita nongera ngo Cyamatare uhita ubivuga. Ndahiro. Karame. Kubera iki bundi Ndahiro? Hari impamvu ababyeyi bari kwisa ariko wowe ukimara kubyumva wumvishe rifite imbaraga. Hari isa nk'ifite ubusobanuro. Ndahiro rero urebye n'amazina y'umuryango. Niba wakurikiranye uburyo aravuze igisoko cyacu. None n'abana bacu niko bagendaga bita. Mukuru wanjye yitwaga Muhizi. Akurikiraho nitwa Ndahiro. Murumuna wanjye yitwa unkurikira yitwa Kami. Uwo aracyana ariho Imana ishimwe ko yamunsigiye. Good. Abandi bagerekeranya nabagiye. Umukurikiye yitwaga Neme yabahize. Ayo mazina urumva ko afite icyo asobanura. Rero
iwacu no hari igihe biba ngombwa kutarondogora nkabwira bumva ngiye niwe menyere kuganira nabo. Ni ukuvuga ngo ku bantu badukurikiye uko byagenda kose iyo turimo kuganira gutyo kumva ngewe hakumva n'abadukurikiye ubwira umwe akumva benshi sibyo ni nka yamvugo ngo uterebuye rimwe ukica inyoni ebyiri ariko aho ngaho ubwira umwe akumva miliyoni. So hari igisigo uherutse gushyira hanze cyangwa se yego nibyo turashaka kugira ngo duse nk'abakinjiramo kugira ngo kidufashe kuza kwinjira no mu kiganiro muri rusange. Nyakugira Imana rero uko nshoje ntabwo ariko nanze kwikiriza ariko nyemera nshokene. Yego nta kibazo. Sinari kururinda amacakubiri ari karande narebye nyuma wa muvundo iby'amoko ncamo ikirongo abicumu ryasize bahuza n'ababahize karabu nyinshi zakozwe n'iterambere zakoze ubumwe wacu twarazwe na jenoside twarozwe nyuma y'ishyamba narya amazi bari bazi ko Rwanda uzimye burundu mukwiye impundu ntwarane mwibutse iteka ibyirya sano muri cyomoro cy'amateka ndamutsa y'igihango mwarinze igihango nyijabo ndi umunyarwanda nanzitse no mu gucutsa ndi umunyarwanda umuco twarazwe twahisemo kubumwe. Iki gisigo impamvu nshotse ntyo nkageraho ino mashini gani nkayibangira ingata muri ubu buryo nagituyeho nagituyebo ndangije nyitura abacitse ku icumu by'umwihariko abarishikiye muri Kicukiro ndangije nyitura abacitse ku icumu muri rusange ndangije nyitura abanyarwanda ndangije nyitura inshuti z'u Rwanda ariko mu by'ukuri ni icyabo cyitwa Kicukiro curira ucunde tutarakinjiramo byabyiza ukanze kudusana kuri iryo zina hanyuma burya kenshi ibisigara igihe usanga bizimisha niryo zina ryonyine ubwaryo urumva yuko nk'urubyiruko rubuze gukurikirana kino kiganiro birabizimije kuri bo sinzi niba bitaba akarusho tugasobanukirwa iryo zina noneho wanashaka ukabanza ukagira icyo wongera mu kirahure cyane ndabona kirimo kugenda gisendera cyaro cyane kirakendera. Iyi ni intambwe irimo irakumbaga nk'uko wabibonye iribuze gukumbagara hasi iribuze gukumbagara hasi irimo irakumbagara rwose. Kano kantu ngakunda kubi kamera yawe sinzi niba irimo kukagaragaza neza uzirinde kukanywa nijoro uzirinde kukanywa nijoro kuko akenshi gatera imbaraga kandi umuntu akabura ibitotsi. So giteye ikintu gitera imbaraga ukabura ibitotsi. Yego ibyo uvuze nk'umunyarwanda w'urubyiruko umwanya mfite wo kuryama ni muke cyangwa nkeneye wo gusinzira ntago ari mwinshi no kuryama dutinze tukabyuka kare. Napoleon ya Kagame man Napoleon ngiye ntago muzi ya filozofi niko twajyaga tuyiga tukiri mu mashuri yo hasi. Erega burya hari ukuntu bavuga ngo abahanga bavuze ngo abafilozofe bavuze buri wese afite uburenganzira bwo filozofa buri wese afite uburenganzira bwo kuba umuhanga. Rero nayo ndi umuhanga ndi n'umufilozofe ukagira ushingiraho. Rero uriya musaza wa Kagame His Excellence nyakubahwa Imana yanjye. Sure yego Imana yanjye uburyo ari Imana yanjye kubisobanura bishobora gutwara imbaraga nyinshi ariko ari impamvu. Yego rero kumbwira Napoleon abo bose bashobora kuza nibura inyuma ye nk'inshuro ya 10 kuko abo wa mbere gushyika ku ya 10 abandi ba filozofe bose nta kintu bambwira kidasanzwe kuko nawe rwanye ntago noroshye. Kadusubire kuri Kicukiro curira ucundi
ijambo gucunda birumvikana kimwe nuko rero n'abataryumva noneho rero noneho curira ucundi warushatse kuvuga iki hanyuma dute twinjira mu ubwo wenda uvuze ngo hari abatabyumva ariko barabanje kuvuga ngo birumvikana ngaho tubwire gucunda babyumve ngenda avuga noneho ibyo nawe gucurira abadukurikiye bavutse 2006 bavutse 2005 2007 gucunda kubera ko ntabwo bigeze aho umuco w'ubworozi ni igihe utereka amata wari kuyanywa ari ikivuguto ariko no yanywa ari ikivuguto ahubwo ukayabuganiza mu gisabo ugacunda ya mata ukavuramo amavuta hanyuma nubona amata rero ukabona amacunda nubona ikivuguto ukabona amacunda nibyo yego ese nawe ko mbona ariho wavukiye ukaba ubizi icyo ngiye kuvuga rero ntago ari abato gusa batazi ibyo hari n'abatabizi ntabwo ujya wumva umuntu mukuru pe avuga ikinyarwanda ariko icyongereza kikarushye cyinshi of course ubwo se umubwiye amacunda yamenya ibyo ari byo yabikubaza mu cyongereza amacunda mu cyongereza ariko arahari ko byagenda kose rero ntago ari abato gusa batazi ibyo ngibyo waruvuze hariho abato babizi kuko nanjye ko ndakeka urabona ko ntabwo ndi mukuru hari abanduta cyane batabizi rero hari abato bahotoye uruti bakiri imitavu mvuze ngo ntabwo ndakubwira nakumvire hari abato bahoteye uruti bakiri imitavu okay yego ubwo rero icyo wenda gucurira nicyo nanjye abantu benshi mpamya ko batakumvamo gucurira ni kimwe mu museruko cyangwa mu ngendo y'intore cyangwa icyo dukunda kwita ibirenge ntacyo bamwita bane atari butinde cyangwa uyu musore akamwita amubwira gahunda turimo nona ibyo byafasha gucurira ni kimwe mu birenge by'intore zibyine iyo zamaze guseruka ingamba zayibambye rwose ni ukubyina muri make sinzi niba iyo kamera yawe se mpagurutse yabikindeba cyangwa turareba yakureba mfite n'ubwoba ko yareba ariko bitaye ni mu bworo bw'ikirenge nuvuga ubwoba nanye ushobora ubworo bw'ikirenge se ubwoba hari ukuntu gucurira ni gutya tente tente te 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 tente tente te 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 urabibona munyarwandakazi ntago ari uko ndimo kubyinira hejuru y'imibiri y'abacu ahubwo nuko ngira ngo rukomeze Rwanda ururimi rwacu nirwo rudufasha kwanda rero nsobanuye benshi batazi gucurira ubwo hari ako nunguye mu benshi barimo kubona ikiganiro cyacu yego rero ubwo nicurira ucunde impamvu rero ntago wacurira warayipushije ntago wacurira bagusohoye mu nzu ntago wacurira inzu yawe yarayiguye ntago wacurira wabuze imodoka yawe yasaye udafite imihanda mizima ntago byashoboka ntago wacurira udafite umutekano hacurira unezerewe hacurira utuje bihagije sibyo noneho Kicukiro curira ucunde Kicukiro ngera unezerewe Kicukiro ngera utuze Kicukiro ngera ubona abana bawe ari bamwe Kicukiro ngera wumve uri hahandi buri wese afite amatsiko yo kugera niba hagera ubacundire niba hagera ubahe buri kimwe kandi nta muntu ujya ucunda ariyo mata yonyine asigaje never ubu none uko byagenda kose nkeka ko igisigo nibakurikirana igisigo cyawe
biri buze kuborohera kuko hari message yumvikanye kandi koko ireba twebwe cyangwa abakurikirana ikiganiro muri rusange. Kwakanzika nanzike nanzuranye niyo mbambaranye ndahiro cyamata ati Kicukiro curiro cone ndanzitse naca impande ndanzuranye ntatinda ngo mwumve yemwe namwe mpinga mwumve impamvu impumu zacitse iwacu impundu zemye Rwanda uko zivumera niko imitako itaratamba niko ibondo bikambakamba niko twegukana ibikombe amahanga yakwibuka mu bikombe bati Rwanda ntituguhombe gusa je nikumburiye iwacu ahaba Gicunda badacubanganya ibicu iwacu ahahoze Kicukiro n'igicaniro kitahava muri Kicukiro niho biri wacunagujwe nabo kujije gusa wakijwe n'abaruvutse cya gicaniro cyari gicitse twaje bihanitse uya amacakubiri yaracutse ubumwe n'ubwiyunge n'ibyo twonsa niboye rero Rwanda ubu warazutse tumenye igicaniro cyakangutse ndakwibuka kagaramo kigarama ibigarama kivumba ibiganda uve ibigwari ntiwakurekeye kurya waruri Kicukiro cuzwe inzuri Nyanza uburiri bagiza mu misozi ndibuka wari ubukeye bw'urya munsi tariki 11 Mata isi yose itaba amaraso hose boshye inzuzi nakwiye gutemba amarira mu maso wabuze wihishira abana urwagashinyaguro rubajyana umugoro wa minwari bahakana nyamara twari tumaze kwizera abari batoyaga tukikinira tukazenguruka tukazerera ko twabonaga sahwabera wakwirindaga bikakubera Peter Spadi na Jean Paul tisaho batwiheraga n'amapera gusa bari bakunda batubyara bahoranaga gahinda k'abatutsi batikirijwe ahandi badafite iminwari yo kubarinda twikeme mwizeye kurokoka bukanga ubuzima bukabacika ahubwo minwari bakora imbwa babiberana bya burende bahabaye ibigwari sinshi impande badushuka igaburo baraduhinda mu masare baraturunda ibitwaro byabo ariko batunda aya masasi tambona bagenda nuko abatutsi babura indaro Kicukiro warubereye indoro ariko imisega yakurutishijwe agaciro ubwo n'injangwe babikikiraga ku bibero abisi bakabisikana n'amakaro dore ko bari barekereje inyuma aho bakoranyije imihoro baragize begeranyije abagabo bigabanyije abagore mbego ko basogotora basa ubwo nkasabagirwa n'igihunga nibutse birya bisongo nyuma ko basimbanwa ku bufindo gafiye tugogwa ibibondo musabire tuzabasanga tuvunane sambwe kwa Gihanga erega dufite benshi twibuka Kicukiro abaguhoraga ku mukondo wo mu rukundo bagikundiro bagikondo bari batuye mu mihanda babakambwe birya bibondo banyakubyarira u Rwanda bagandaguriye mu mibande n'imigende nka Nyakabari hakurya ari Niboye hakuna ari Kanombe ubuye ubukombe bwo mu bikombe tutiwe hobora duhogombe duhogoze shenge tuguhoze twunamiye abo wabuze sonatibiye mu mihanda yamvura y'amahindu yaduhitiyeho tugenda gatenga mu bishugunda karembure ntaca impande Masaka Kigarama n'ahandi ndibuka yamarira y'ibibondo bati mutu wabaye hako kusoce yakuba watuki amwe kugwa n'agahinda gusa ubu n'igihe cyo kugahinda ndibuka zirimo indembe mu nyota n'inzara ndende byaragakozega birya bikwembe udushabazi tujisha igifu kibura ijambo take care nta munyarwanda ubu kibuyera byose n'izamarebe iyo zitindaho umunota ibyo ari gukurikira kambe mbitsinze none tuba mu nsinzi ibihembo bwo mbibuze nibura mbatuye inganzo dore u Rwanda rurasi cyeza amahanga sibana kuza
bagahengereza uko duhuza, bakatuyoboza uko tubigenza, haza nsubiza ntatinza, ntitukireba uko uyu yavutse, akera mbere ahabanza. Icyiza cyundi turagikeza, icyena mu bacu tukagikwena, icyena iwacu tutakirebye. Ugatutse si nyirantabwa, ugahuta be nyirasangwa, n'agatwa si nyirashyamba, ubwo budatubura tubumba, tukihoreza uru Rwanda, ubunyarwanda bukabipfunda. Tuti Kicukiro curira ucunde, n'indangamirwa ndahiro, n'indahirwa mu ruhando, n'igicumbi cy'umuco wanda. Murakagira Imana y'u Rwanda, ibikundi hahoze itaha. Kicukiro curira ucunde. Ndahiro, Kicukiro curira ucurure. Ucunde. Sorry, ucunde, sorry. Ahubwo reka ncurure. Kimwe nuko twavuga ngo Rwanda curira ucundi, nabyo byashoboka, sibyo? Ndabona u Rwanda mbere y'urwejo, mbere y'umwere, igihe cy'umwami abana barwo ari ukubana, n'umuco wacu tuhicumbi ugarutse none ndabutswe mwese. Ubwo nari nkufashije kubivuga neza nk'umusizi. Ariko usizi ko numva nkorana na biganiro kenshi, ariko sinzi impamvu najya mu mujyi wawe.